gabo ndagenda ndabasuhuza maze kubasuhuza ndababaza nese hasi kwa duwari bamoriki ati se uri kumushaka uturutse inturutse mu cyaro ngo none se ngo mwaravuganye ngo umuntu aza gushaka minisitiri ngo minisitiri n'umuturage minisitiri n'umukozi wo mu rugo muza gushaka uko mwumve mukomeye murakoze nitwa Bijuru Vava byaje kuba Vava Gerard yarihinduye Vava Bijuru Vava ngumbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody hari abigeze bampamagara barantuka bamaze kuntuka bati turabizi uri wa minisitiri ariko ntumushingireho ushaka ukuntu ngo ujya gushaka imbuto foundation ariko indirimbo niyo yayinkoreshereza kugira ngo izamamazwe keretse hagaze Yesu wenyine njya ku maradiyo nagera ku maradiyo bati batubujije kwakira amasede najya ku maradiyo bati batubujije kwakira amasede ndabasuhuje cyane mbifurije ibihe byiza mbaye ikaze mu kiganiro cya none uyu munsi kuri mikoro za Hot 250 TV ndetse na kamera turi kumwe n'icyamamare Valentine tuguhaye ikaze murakoze nitwa Bijuru Vava byaje kuba Vava Gerard yarihinduye Vava Bijuru Vava ubu ni Bijuru Vava umeze neza se ubusanzwe meze neza nyine nitwa Bijuru Valentine iryo zina ryawe uhawe n'ababyeyi niyo mazina yanjye hanyuma rero reka tuguhe ikaze mu kiganiro cya none tumaze iminsi tukubona mu bitangazamakuru cyane cyane ku masheni ya YouTube natwe rero nka Hot 250 TV twavuze tureka tugusure tuganire tumenye Valentine ni muntu ki tumenye Valentine ubuzima bwe n'ibindi bitandukanye natwe rego tunyurizeho twatundi unyuzaho murakoze cyane burana namamaye cyane subwo nako njya mbimenya nago njya mbimenya Valentine rero tugusanze ahangaha muri Kigali uratubwira ubundi uvuka hehe aho uvuka imyaka ningahe kugira ngo tuganire mbese tukuzi neza mvuka mu murenge wa Kirimbi kagari ka Muhororo umudugudu wa Nyagacaca karere ka Nyamasheke mfite imyaka 24 mvuka mu muryango w'abana batatu ngenda umuhererezi wumva umeze ute mba numva nishimye cyane n'ukuri aho gutetesha cyane nk'umuntu nyine w'umuhererezi mama nta kibazo afite nyine bya bindi byo mu cyaro ni mukecuru nyine urabona ari uwo mu cyaro ariko umuntu arateta ubu ningera azambwira ati ubu nyine muratashye nyine ubu murabungurutse mwirwa mwamamaranye ubu nyine turabungurutse nikajya kugira ati murabungurutse barabungurutse none se mama ajya agira amahirwe yo kubareba barabimwereka nyine ku matelefone arambwira ati baba bari kunyereka nyine ati yewe tuzarekera aho dati dore aho washimiye perezida nyine uzarekera nuko nyine akakunda kumbaza nyine abahungu ba mubyara we harimo Uwera Jean Maurice akambwira ati uzabasuhuze ntabwo njya mbona naherutse nyoherereze mail ambwira ngo ninoherezeho indirimbo nari nakoze ntatuye nyine ahantu kure ntisinjya nkunda kumubona Uwera Jean Maurice uyu munyamakuru wa televiziyo y'igihugu nzi uva indimwe nyine na nyakwigendera Jay Paul mufitanye isano nawe umuhungu wa mubyara wa mama nyine yarapfuye ntago nari muzi mama nyine niwe ujya utubwira amateka yabo tubwira ati naramukundaga yitwaga Jean Pierre yakoraga ku mipaka nyine ngo byari douane kera ubu nyine ni imipaka ati nabahungu wa mubyara wanje ati ndabakunda cyane hanyuma rero wiyiziye Kigali umukecuru musiga mu cyaro musiga mu cyaro nyine bari kumpamagara ati barakunyeretse se bimeze gute nuko nyine tukavugana naba nahembwe nyine nuko ntabura umunyu ariko n'umundi hari inaha kubera impamvu z'akazi nakaraka nyine nari natomboye nyine gusa numvaga ku cyanjye igiti nazamutse nzi ko nzajya kwa minisitiri kandi nkahajya nzi ko ndi buhabone akazi
noneho nkaba namusaba akanyamamariza impano kwa kundi tubona ngo runaka yarazamutse ngo Dorcas yarazamutse nyamara umugisha wa Dorcas so wa Varatina tisenge yumva yarazamutse umugisha wa Senge yumva so wa Varatina ubwo nzamuka nyine gutyo ariko ndabanza nyine ngi wabo nyine waba minisitiri njya kwaka nimero ndababwira nti rwose ni mumbare mu mpe nimero atese uramushakira iki ati ntazo tuguha umuhungu wabo nyine ni minisitiri wuhe uri kuvuga Edouard Bamporiki minisitiri w'urubyiruko umuhungu wabo ati Varatika nkumara umubabaro nziguhe gusa numvaga ko nazamurwa nawe kuko ari minisitiri w'urubyiruko gusa abana bo mu cyaro ibintu tujya twishyiramo tukabyiyumvamo tukazamuka tukabikora n'imbaraga ntago ari byiza hashobora kuba hari undi utekereza nkanje noneho gusa nabikiragamo imbaraga nkabanza nkajya no gusenga najya gusenga Imana ikambwira ati Varate nta nimero za minisitiri ngira none nakigaruka nakitekerezaho nareba ubuzima tubayemo iwacu nareba uko mbayeho nkavuga nti nzahinguka kwa minisitiri gute koko se nzagende nk'ugiye gusaba nzagende nk'ugiye kugira ngo ariko byanze bikunze nzajyayo barambwira tuzajyayo uzanahabona uharebesha amaso pe ariko ntago uzigera ubonana nabo niko byagenze ninde wabikubwiraga ngo abanyempano biwacu ariko se mbere yaho nawe wari ufite iyo mpano ushaka kuba wageza kuri minisitiri ufite impano imeze gute impano ufite niyi nari mfite impano nyine nakoraga indirimbo harimba indirimbo nyine z'imihigo harimba indirimbo z'uturere ntazirimbaga mu murenge w'iwacu intumwa ya rubanda hari na depite abaturage bakambwira ati ni nziza nawe shaka umuterankunga nkagira gutya nkagana na polisi w'umurenge wa Macuba bati uzahaguruke ushake minisitiri hanyuma abe yagira gute abe yagufasha abe yakuzamura dore n'uwiwanyu nukuri mpaguruka gutyo ariyo nama bangiriye mpaguruka gutyo nyine ndashakisha ariko nyine biranga bigira gute sinaba mukozi wabo nkuko nabyifuzaga sinababona nkuko nabyifuzaga ariko ntago byigeze ntacyo byigeze bintwara none Valentine ko umbwiye ko yari mwene wanyu turagira ngo hantu wadusobanurire neza kuki abantu babwira ngo ni mwene wanyu yagufasha hari ikintu mupfana oya ntago nashingiyeho umugabo umwe twakoranye ikiganiro ejo bundi niwe wambwiye ati Varate ati ntiwirirwe unashingira no kuri Grand Frere ntago nigeze mushingiraho ngo kuko ngo ari uwiwacu ngo yamfasha ngo akangira ngo umuntu ukomeye nkuko nawe yafashijwe wenda hoya ntago nabishingiyeho ahubwo numvaga ndi kuvuga nti kuva ari uwiwacu nzagerayo mbe nk'umwana nyine wo mu rugo nisange noneho mbibwire niba bafite ikiraka bakime nuko nyine natekerezaga ariko ntago cyatumye ntagera kuri aba ku nshuti ze zigiye zimuzi noneho ndababwira barangije bagira gute bampa akazi ariko nkuko ndi mu rupagaso nkavuga nti ndimwe ndapagasa ariko nkabona bitagenda neza nkabona biri kumbera inzitizi nagira amahirwe nabona nk'uwo muterankunga wo muri Amerika kugira ngo njye gukora indirimbo bikangora nzakubwira Imana ntese aho ntiwaba warampamagaye ngo nshimire koko perezida kuko icyiza yankoreye nkaba nshaka no kuba umuhanzi kandi utarabyemeye nuko ejo nibwo nari ndi muri studio Gikondo nkora indirimbo ndayirangiza ndangije ndataha ariko biriya bita ngo ibyo gutwika ngo nibiki ntago nazamutse nshaka gutwikira ku bayobozi nazamutse kuko mfite amakuru ko arabi wacu nzamuka kuko mfite amakuru ko itangazamakuru rijya rizamura abana bo mu cyaro nzamuka nishingikirije ikibando cy'uko nzi Maurice kwari mwene wabo na mama nzamuka nishingikirije ikibando cy'uko Edouard ari wa muri Nyamasheke kandi nawe yazamutse kandi nawe ari iki ari mwene wabo ariko nta kintu bimara gito dusobanurire neza utubwiye ko wera afite nyisano na mama wawe hari ibiganiro twabonye mbere yuko dukora iki ngiki bigaragaza ko Valentine ari mushiki wa Bamporiki biriya bajya biriya babyanditseho ariko babyandikaho babimbwiye barambwira ati turi kugira ngo byamamare ntago twakabyanditseho ko ari mushiki wa Bamporiki kuko urabona isano afitanye n'iwacu ni isano iri kure cyane imeze gute iyo sano niyo dushaka kumenya mama we ni mubyara wa mama wanje mama we ni mubyara wa mama hari abantu benshi bibaza batese nyine bari ababyara abana babyaye n'ubundi
n'ubundi abari basaza n'ubundi abari abavandimwe abantu bakabaza ati se baravukana ese bavindimwe bakamamagara nti n'abashimangira ngo turase murasa rwose ni umuvandimwe agaharabika uwo mwana w'Imana ngo asa n'abanyacyaro mama none se Valentin kuba abamama babyara mwebwe mwigeze mugira uburyo muhura mujya musurana nk'imiryango usibye na honorable na Uwera simuzi ntawe nzi Uwera yigeze aza mu rupfu rwa sekuru wabo yitwaga nyine Dawidi Mvubu aza gupfa na nyirakuru re yabaje kumushyingura noneho mama ngo arababona imodoka yabiri ruguru ngo azamuka yihuta cyane ngo abakure abona imodoka igize gute irarenze rero abantu baba bari i Kigali barateye imbere natwe turi ingegera ziraho zo mu cyaro zitagira gahunda zitagira gahunda nyine zirirwa zipagasa nta kintu mwavugana nawe nibazaga nk'abantu nyine bafitanye amasano hari ukuntu abana bakiri bato basuranaga ababyeyi bagasurana nta na rimwe bankora iki ugeze umubona nyine yasuye famille nta na rimwe nigeze mubona n'Uwera nta na rimwe nigeze mubona nagiye kuri Radio Rwanda geze kuri Radio Rwanda umunyamakuru aramumpamagarira ati hari umwana wiri iwanyu Inyamasheke waje uwo mu rugo ati nyaboneka aje kwamamaza indirimbo yiwe none twamuhaye mail ngo azajye yoherezaho ntago biri gukunda noneho Uwera Jean Maurice aramumpa ngo tuvugane atese urukumumenya nko yakumva mvuze mama Ngabire akumva mama Ngabire nyine kuko ari nyirasengeriyana akumva ari kumumenya aravuga ati wa mugani koko nuwo mu rugo noneho rero ndangije mbona Uwera araje avuye nyine aho yarari anyuraho twari turi kumwe n'abapolisi mbona nyuzeho kuko ajya gusa na Jay Paul kandi afite na nyirasenge mama Ngabire nanjye bajyaga bambwira ngo babona ngira gasura nk'aka Jay Paul noneho ndamubona ndamumenya ntago yigeze nsuhuza nta nubwo yigeze nyegera ariko ngiye naramubonye nari ndi nicaye mu ntebe nyine imbere y'abapolisi ndamubona amenya yuko ari we nawe ntiwagira cyangwa ujye kumusuhuza ntago nigeze ubu Valentin ukundi nikomeze nta kintu njya nitaho niyo waza ukavuza urusasu niyo waza ukagira gute nta kintu na kimwe njya nitaho byarangiye agiye nyine yakongera ugaruka kumubonana byarangiye nyine agiye amaze kugenda ubwo bampa nimero nza kumuhamagara nimugoroba nyine arambwira ati indirimbo yawe uzayinyandikire ngiye mail yanjye ndayikoherereje uzayinyohereze kuri email ndahibi bikanajugujugu no mu mujyi mpamagara mama nturabizi ntubu ngubu akakanya amaze kuvugana na Maurice ni ukuri kw'Imana n'ubu turavuganye mama ati noneho mama ati noneho umusuhuze kuko iyo mvuganye n'umuntu ukomeye numva Imana yaje numva Imana ari iyo niyo utagira ikintu ma ariko nkagusuhuza nkakubona icyo kintu mperuka kuvugana nawe ntago nongeye kuvugana nawe yego wavuze ku buhanzi bwawe vuga n'indirimbo ubu turagira akanya iyo nganzo nawe idusangiza mu ndirimbo wahimbye mu ndirimbo wagiye uririmba ku murenge zigakundwa cyangwa se mwakira abashyitsi uturirimbira indirimbo wumva nawe nyine abantu bakunze cyane nawe ukunda iyi ndirimbo naririmbye uwo munsi ku munsi w'abagore ni indirimbo bita Kabeho Ngoma 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 ni iki mu murenge ngoma y'Abanyarwanda uvuga ingoma y'Abanyarwanda irimbire murebe Kabeho ngoma y'Abanyarwanda Kabeho ngoma y'imihigo Kabeho ngoma y'umurage Kabeho ngoma wampaye ijambo urakabeho ngoma wampaye ijambo ry'ubuzima urakabeho ngoma ubu nanjye mfite icyizere urakabeho ngoma y'imihigo urakabeho ngoma wampaye ijambo nzataramira muri ngoma mbyine nibutse iri jambo nzataramira muri ngoma nsingiza iri jambo nzataramira muri ngoma ndirimbira ijambo nikabeho ngoma y'imihigo kabeho ngoma wampaye ijambo ni nziza cyane wumvise ko nanjye nubwo ari ubwa mbere nyumvise ariko yantwaye nanjye nshaka kuririmba narayiririmbye nyine ikarengera mu murenge maze kuririmba nyine ngeze mu rugo
wiri uririmba ati duha amafaranga wakoreye ni none se ni nayahe bamaye ati rwose wiri uririmba iyo ndirimbo ni nziza ati bayishyuye rwose ntabwo ari gusa nuko ubwo rero iyo ni indirimbo nkunda pe nkunda nyine nziza nanjye ndayikunze. Hanyuma uretse indirimbo zawe umuhanzi wumva ukunda ugakunda indirimbo za hano mu Rwanda ninde? mbura nkunda Bruce Melody. Ukunda Bruce Melody? Indirimbo zurazizi? Ndamukunda cyane. We ntabwo uramubona se? Ntabwo nari namubona, abambabazi bagerageje kumuhamagara nyine ngo duhure, aravuga ngo amaze iminsi ngo ari kubaka, twavuganaga ngo ari niba yarari Remera, twe turi hariya kuri hoteli, ngo abapolisi bari kugenda bamuha pisi ngo mu muhanda ngo ari mu bwubake, ngo nyine ngo tuzabonana mu cyumweru gitaha, none cyararangiye. Ariko nta n'umubabaro da. Ariko ufite icyizere ko muzahura? Nta kibazo. Turirimbira akaririmba ko ukunda, kuko nk'umuhanzi ukunda ntago habona indirimbo ye ukunda cyangwa se ebyiri tuyirimbireho. Ngumbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody. Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ye bita ahehe. Ndakwanze nushake na unyange, ndakwanze nushake na unyange, ahehe chu, ahehe chu, ahehe chu. Iyo ngiyo iri mu ndirimbo ze ukunda. Indi ni iyihe? Nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, hehehe, ndashaka kwigira neza, oho, ndashaka kwirirwa nseka, hehehe, nta muntu nshaka umvangira, nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, hehehe, ndashaka kwigira neza, oho, ndashaka kwirirwa nseka, hehehe, nta muntu nshaka umvangira, ndashaka kubasubire ngasohoka sininya urugambo, abana bansange dusagambe tude, nta kibazo niteza, nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, ndashaka kwigira neza, ndashaka kwirirwa nseka, hehehe, nta muntu nshaka umvangira. No guhogoza birimo ko kantu kiramo ngo hehehe. Reka rero twigarukire ku rugendo rwacu uje Nyamasheke, uje kureba minisita, utubwinyuriremo ukuntu byagenze muri make. Wagezeyo se ahantu aba, wabashije kubona nimero ze uramuvugisha, ese ugezeyo bakwakiriye bate? Tunyuriremo muri make uvuye Nyamasheke uje kureba minisita noneho wo mu rw'iwanyu, twamaze no kumenya ko mufitanye isano. Ntabwo nakubwiye yuko Imana yambwiye ko nta muntu uzigera unyakira ningera kwa minisitiri. Warasenze Imana yabikubwira? Nagezeyo njyayo kubera imbaraga. Varatina ibi bintu na mama arabizi. Ngende umuntu ugerageza gushakisha umuryango, nagera iwawe ukansuzugura, nagera iwawe ukanyima, ariko ndawushakisha. Usibye ko nta mahirwe nyine, wenda isi igenda ihindagurika, bishobora no kubaho wenda, ariko simbizi, nta nzozi zo gukira mfite. Njyewe iyo nkiza gukira nari kumutware mu muryango wacu, kuko nimba hari umuntu wifuza gukora icyiza Varatina. Kumva rwose umuryango wifuriza icyiza. Nkumva nyine umuryango wanjye nta mwana wakenera imashini ngo ayibure, nta mukecuru wakambara ubusa mbizi, nta mukecuru wasonza mbizi. Noneho nyine ngerageza gushaka abo bene wacu bateye intambwe, bafite iterambere. Ariko Imana irambwira ati nukuri ntago azigera, nta muntu uzigera kwakira. Narahageze masanga abadaso, maze kuhasanga abadaso, niba ari abadaso niba hari abarya n'abakiharya, babandi b'abasekirite. Yego n'abasekirite. Abagabo ndagenda ndabasuhuza, maze kubasuhuza ndababaza ntese hasi kwa Duwari bamora iki? Ati se uri kumushaka uturutse inturutse mu cyaro. Ngo none se ngo mwaravuganye ngo umuntu aza gushaka minisitiri, ngo minisitiri ni umuturage, minisitiri ni umukozi wo mu rugo, muza gushaka uko mwumve mukomeye. Mwumve mukomeye.
nene ninje kuri minisitiri ngo turutse hese mu byukuri nturutse Nyamasheke ngo rukubeshya ngo ntago waza kureba umuntu ngo mudafitanye gahunda ngo mudasanzwe muvugana ngo cyangwa ngo ni kwa minisitiri ngo Duwari Ngirente. Nyamara rero ni nubwo mwanze kunyinjiza nyine ni wenda ubwo murasuzuguye mubonye nta modoka mfite mubonye nje gusaba ariko nta kibazo nireka nigendere. Ndagendarira ndirira inyuma y'urugi ndarira maze kurira ndihanagura neza nifata neza ndagenda. Banga ko winjira neza neza. Ngeze haruguru mpasanga umwana wari uri mu myumbati bari guhinga mu myumbati na nyina. Ase kurira. Erega nari ngiye hano hepfo nari ngiye kurako banyihera n'amazi yo kunywa none mbuza umuntu yaki. Hano wa mwana arambwira ngo nyamara umugabo wo muri ruya rugo ngo yari hara hejuru muri etaje ngo yambaye ikabutura y'umweru ngo wamubonye ngo uyuhagera. Atubo uhageza agiye mu nzu. Atuhageza agiye mu nzu. Icyo gihe ujye kumure wari uri wenyine? Nari ndi ngenyine. Ariko bari bakurangiye neza. Nateze umunyonze nyine arandangira ngenda mbaririza. Nuko ubwo rero ndazamuka ngera ku muhanda Imana igihanagura amarira. Noneho Imana ahita akubwira ati uwo mugabo yarari hariya nawuze mubona. Noneho ngeze haruguru nari mfite ibiceri 250 mu gasakoshi. Ubwo duceri twanjye ndatubitse ndihanagura neza mbona umusaza ahagaze nyine iruhande rw'imodoka yiwe. Uwo musaza ndamubaza ntese muze ahangaha niho hari imodoka zigera i Kanombe. Nkashaka kugera i Remera nyine. Arambwira ati niho nahangaha baparika ariko haza imodoka imwe. Atese ugiye hehe? Ndamubwira nti ndi gushaka kugera i Remera. Arambwira ati ngwino nguhere ifuti nkujyane. Tugenda tuganira atese ko ufite umubabaro wagira ngo warize urukurizwa n'iki wa mwana we. Ndamubwira nti rero ninavuye iwacu mu cyaro narinje kwa Eduwari kuko ari umuntu w'umuyobozi ari umuntu ukomeye nyine wiri iwacu narinje kumusaba akazi noneho mugezeho icyifuzo cyanjye nyine nari mfite n'igitekerezo cyanjye. Mwabonye ko ntuza banditse ngo mushiki we Eduwari ashimira Perezida wa Repubulika. Ubwo umusaza Marifuti tuza tuganira ndabimubwira nuko nabaye ko ngaho kwa Perezida hafi yaho hitwa kwa Fande. Umusaza atese ufite ibyangombwa ndabifite ngo ngiye kukwereka ngo kwa Tito Rutaremara ngo niba ushaka kuzamura impano yawe ngo yakurangira wenda ngo yakurangira akagufasha ngo cyangwa se ngo akakubwira nyine ngo uko bimeze. Nagenda njya kumushumba mwiza n'ubwa mbere nari mpageze ariko uri mubyeyi ahari hose Imana yo mwijuru izamuha umugisha. Ari wampaye rifuti ari Tito Rutaremara Imana yo mwijuru gumyibaheke. Hari akarimbo twajyaga turirimba nyine turi mu cyaro kavuga ngo Imana yahetse ku mugongo wayo bazarinda basaza bacyumva umunyenga Perezida iramuhetse we ku mugongo wayo azarinda saza acyumva umunyenga Rutaremara iramuhetse we ku mugongo wayo azarinda saza acyumva umunyenga. Ubwo tukavuga nyine ku bantu b'intwari tukaririmba nyine ako gakorasi. Ubwo ngiye kubona mbona ndahageze Mana wo mwijuru nahageze inzara iri kundya numva nshonje nananiwe iminwa yumagaye. Icyo gihe ntago wese uhamagara mama ngo umubwire uko bikugendekeye? Ntago namuhamagaye kandi mama nta nubwo namuhamagara kuko mama ni umuntu nta nubwo nari no kumubwira ko nagiyeyo ngo azabishime ntago yabishyigikira. Yavuga ati wagiye hehe bakuzi gute wagiye kubashaka utabo banyacyubahiro ubagezemo gute. Nabikoze kuko nari mfite impano yanjye nshaka kugira gute kwamamaza ntago nabikoze nkaho yarantumye. Yajyaga ntuma ku bandi babyara bacu dufite bari nahangaha akaba yampereza ibyo bitoki icyo kigori ati bashyire ariko burumva nagiye ku cyanjye giti na sede yanjye mu gashakoshi nyitwaye nyine. Nuko ubwo rero gera kwa muzehe geze kwa muzehe ndagenda ndasona ndi gushukumwa ndi gutitimira inzara iri kundya. Ubwo ngiye kubona mbona baraje barakinguye bamaze gukingura Mana yo mwijuru hari abahungu bagira ngo babigisha bafite kaminuza y'ikinyabupfura. Hari kwa muzehe wagira ngo hari kaminuza y'ikinyabupfura. Bahungu baraza baciye bugufiya bitonda bafata umuntu nyine nk'umuntu. Kuri Perezida hari igihe ajya avuga ngo hari ijambo Perezida ajya akunda kuvuga ngo abantu ngo hari abantu ngo bameze ngo dukwiye kumera nk'abandi bantu
hari umuntu ukubona nyine nawe akabona ko umeze nk'undi muntu mana umwigiraho. baranyakiriye barambwira ati ni karibu, banjyana mu gikari cyabo ndagenda ndicara, bari bafite intebe ziri aho mu gikari cyabo nyine nubona ahantu bakire nyine mu kibosi, banyicaje muri izo ntebe nyine. Ubwo mbona hari abagabo nyine bari kujya barya ibintu by'amafiriti n'ibintu by'inyama kugira ngo nkubwire ngo ndashonje keretse ngiye gupfa. Keretse ngiye gupfa nibwo nakubwira ko inzara iri kundya. Ubwo ndicara nyine nimeza neza, barambaza se wa mwana we uruhaye, ningiye rero nturutse mu cyari Nyamasheke, ndi kugenda nshaka umuntu dufitanye isano n'uwo tudafitanye isano ngo ndeko nakamamaza. Noneho muzehe yarari mu nzu ngo ari gukora inama, barambwira ati rero muzehe ntawe ubona, wowe uraza ukaza gushaka umuntu mutavuganye, ugashaka umuntu utazi utigeze unabona. Ati muzehe hari mu nzu ari gukora inama, ntago byemewe kumubona, ni uguha randevu, ubora turaguha nimero azaguha randevu uzagaruke. Nimero barazimpaye, bamaze kuzimpa ndangije mfata inzira nyine ndataha. Maze gutaha hashize nimugoroba amahagara muzehe haseke atembagare. Ni muzehe nukuri kw'Imana ntubumukuririmba ndusha na Clarisse Karasira, ni nukuri ujya rwose umubwira ibigwi byawe. Ni ukuri muzehe ni mumbabarire, mukuri muzanera inkunganda umwana mu cyaro nanjye nzamuke. Muzehe arangije araseka arambwira ati noneho nzaguha nimero z'abantu bagize gute, z'abantu bajya bazamura ibyo bigwi, nzaguha nimero zabo. Muzehe rero uzi ko ari umuntu w'umunyacyubahiro, ari umuntu ukomeye. Abahanga benaha i Kigali bajya bambwira ngo ni uwa kabiri kuri nde, kuri perezida wa Repubulika w'igihugu cyacu. Muzehe rero kumuhamagara kenshi sinjya muhamagara, bayibereye mu nama, abayibere n'ubu ntimurahura se nimurabona. Noneho akaga umugabo witwa Mbabazi agire gutya ngo agiye kumukoresha ikiganiro, namara kumukoresha ikiganiro igihe agiye gukata ya modoka zabo, bati dore Vava yahamagaye, nari niriwe muhamagara ngo aze ngo dukore ibiganiro, bati dore Vava yahamagaye, fiye telefone ku gutwi ngo Vava ngo uri hehe, ngo tugiye kuza, ngo ubu ngubu ngo turi kwa muzehe, ngo reka nguye muzehe ngo tuvugane. Harahiye noneho bandataratse nguye nkiriye, ni mana we ni mana iraje noneho nimumereza hano, ni muzehe muri kumwe cyangwa ntago ari wahukuru kubeshya. Ati niwe muzehe baramumpaye, muzehe turavugana. Ati rero numva ugira urwenya, uzaze kugira gute, uzaze kunsura. Nukuri kw'Imana Mbabazi atambwira ati nzaza nkujyane kwa muzehe ku wa mbere. Ejo nirwa niyuhagira, nirwa nitegura igikondo gukora indirimbo, nirwa niyuhagira. Ubundi umuntu ugiye hehe, ugiye kwa muzehe, ningero ndoza ibyombo, ningero ndamesa, ningero ndakubura, ningero ndakora iki, nirwa nitayarishije, nirwa ndimo neza, nirwa mugoroba ugeze ngiye kubona mbona Mbabazi arahingutse n'umukameramani. Bati Varati umeze utese? Imeze neza. Ati turagiye se kwa muzehe? Ati Varati, ati ntabwo nakubwiye yuko muzehe nabona umwanya tuzajyoma. Naramubwiye nta kiganiro nkora. Ubwo niriwe niteguye nzi kuje kunjyana. Nta kiganiro nkora Varatina, nashaka gushimira perezida, icyo mushimira nta munyarwanda numwe kugeza iyi saha utakimushimira. Nta munyarwanda numwe utazi ko perezida atajya yemera umuntu urengana. Nta munyarwanda numwe utazi ko perezida ashyiraho imbabazi ba data wacu na ba marume bakaba baratashye barasubiye mu ngo zabo, bari bazi ko bazagwa mu magereza. None wa mana we, cyo kintu nakimushimiye, kandi ni wowe umushimira, nta nubwo ari nanjye umushimira, bitewe nuko ndi n'urugero rwanjye. Ni Imana yonyine iguma kubyibukiriza, ibimwibutsa. Yego, byarangiye kwa Tito mutagiyeyo. Birangira kwa Tito tutagiyeyo, birambabaza, bimaze kumbabaza, ndaranumva nababaye, ndaranumva sinjya ndakara mu buzima. Ariko icyo kintu wumva utazakibagirwa, ariko murabizaba. Ahubwo twigarukire kuri iyi mpano yawe. Umaze iminsi mu bitangazamakuru, ni naho twakuye nimero zawe. Nyuma se yo kujya mu itangazamakuru, Valentina ni iki cyahindutse kuri wowe? Ubona iki cyahindutse? Ari imibereho, ari abantu bakuzi? Umva nta kintu cyahindutse kuri ngewe, usibye ko ikintu cyahindutse nk'ubwo nagiye kubona mboneje bundi muravuze ati reka nohereze Valentina iyi kado, reka mwoherereze aka gafanta. Wenda icyo nicyo navuga cyahindutse.
mu nzira tugenda nta bantu bajya bakubona bagahita bavuga bati uriya muntu turamuzi ubone nyine barashaka kukureba no kugusuhuza? Ibyo byo birasanzwe, n'ibisanzwe, ni nka kwa kunda biwacu bamamagara, ahubwo dore akaga ubundi mu rupagaso. Urupagaso ejo neje bundi bishobora guhinduka, byamara guhinduka nagera mu rugo abandi bana batese mu koko wari warabaye umuhanzi ugarutse n'ahagute ati tubwira ukuntu wabaye umuhanzi. Ibyo bintu uzi ko bigira gute? Ibyo bitekereza binabaho ati ko wari warabaye umuhanzi ugarutse n'aha mu cyaro uti se amafaranga wakoreye nk'umuntu w'icyamamare ari noneho rero igihe cyo gukora indirimbo cyagera nkavuga se koko mana udufaranga twanjye nushore mu miziki ejo nzagere mu rugo mama ati yitu nyine murabungurutse nta nagahene naguze nta nagakoko naguze iri sibara ubwo bwenge n'ubwenge nyabaki dufaranga natubona nkarangiza nkatumwoherereza. Ejo bundi nibwo navuganaga n'umuntu uri muri Amerika ngo witwa Beritara, ndavuga ntumve no muntu aramvumuye n'ukuri ko Imana izamuha umugisha anyemerera kunkoreshereza indirimbo imwe, ariko indirimbo niyo yayinkoreshereza kugira ngo izamamazwe keretse hagaze Yesu wenyine. Njya ku maradiyo, nagera ku maradiyo bati batubujije kwakira amasede, najya ku maradiyo bati batubujije kwakira amasede. Abo bo mu itangazamakuru bangwa ari bamamarije ba Dorokasi sinjya menyana nabo, n'uwo bagize gutya bakamuhamagara ati uzaduhe Varatina kugira ngo ntambwira cyangwa se sinzi uko biba bimeze. Izo zikaba ari impungenge uri kugenda uhura nazo. Nkabwira Imana nese Mana buri uriya mwana wawe umugisha wawe nta unyujije ahantu habi, ko nakubwiye ngo uzanyihera ikijumba, nkakubwira nti uzampa ikijumba nsangire n'umuryango wanjye, ibintu byo kungira icyamamare uzabyihore nta byamamare biri nkaho ngaho. Ubu aho ntiwaba umpaye uburyo mpagasa nkayoberwa uko mpagasa nkajya ngiye guhanga indirimbo na hamwe nari gukura akajumba bakaza bakanyirukana, nkabibwira nyine Imana yanjye nyine mu mutima. Nuko ubwo rero nkumva yuko nyine uwo munyamerika bari n'umunyamerika sinanabizi sinari nanamubona nuko umubona ku ntuza gusa. Nkavuga nti nk'ibyo 270 burapfushije ubusa, ariko we akumva yuko nyine ari igikorwa akoze asore ankore ayemera kunkoreshereza indirimbo yitwa Iroma. Nkumva ko ngiye waramusatumpaye nkatuguramo kakamase kakazandengera ari cyo gikorwa yazahembeshereza. Wumva ubuhanzi se wabuburekeraho ngo utatera imbere? Ubuhanzi buriya tugiye turirimba mu nsengero twaririmba, tugiye turimba mu mirenge twaririmba, ariko ndashaka kukubwiza ukuri ku mutima wa muntu. Nkavuga ni iyo atuma nkatuguramo kakamase kakazandengera yari wo mugisha Imana isaba. Buri utaha uzajya mubwira uti nyamara udufaranga tunyuza ahangaha. Hanyuma se utubwiye ko hari abaguhamagara bakubwira ko bakubonye, abakwifuriza ibyiza, nk'uwo ngo kubwira ati hari igikorwa ngiye gukorera, ntabajya baguhamagara bakubwira nabi? Oya nta muntu ujya amamagara ambwira nabi, usibye ko hanze ngo hari abantu ngo abasitari bari ibiki ngo binaha mu migi usanga wenda ngo babakunda nk'umuntu. Urabona ngewe nyine wenda nk'abasitari binaha bamfata nk'inurumbutsi ziturutse iyo mu cyaro nyine zitagira gahunda. None wayambona nyine ndi kuri televiziyo akabufutse uramutwakazi uri kuvuga ngo ni mwene wabo wa minisitiri n'uwahi se uramutwakazi muramuzi, wenda akaba yavuga ati wenda se sinamuzi, ugasanga bagiyeho baraguhamagaye nyine baragutuse bakubwiye nabi kubera iki? Kubera iyo mpamvu. Hari abigeze bampamagara barantuka, bamaze kuntuka bati turabizi uri wabo wa minisitiri ariko ntumushingireho, ushaka ukuntu ngo ujya gushaka imbuto foundation, ujye mu mbuto foundation ngo nutajya mu mbuto foundation ngo urorere. Ariko se wa mugore we niba uri n'umugore urukwiri gunywereza mu mbuto foundation yuriya mubyeyi uri kuyinyoherezamo ko nta nkunga nagusabye ngo urukundangira amayira y'inkunga, ubwiwe n'iki ko nkene y'inkunga? Ntumfatanye n'umuruho ngo wirugumbwira nabi. Umugore arangije arankupa, amaze kunkupa bukeye undi arampamagara ati ni ngewe, ati nitwa Shyaka, ati ndi mushuti wande, ati ndi mushuti wa Eduwari, ngo bampora iki? Ati wowe ati ntuzahakane ati yuko utari mushiki we, atura agacucu, ati wowe uzagume uvuga yuko uri mushiki we, ati nta kibazo, ati nta nicyo bitwaye, ati noneho
ati wamamaza impano yawe, ati uzabona iki, uzabona abaterankunga. Ati ariko ati Bamurike Eduard ati ntago abyara, ati Bamurike Eduard ati yahuye n'ibibazo ibi. Ese kuza amakuru ye, kuza amakuru ye yose uri muntu ki ko ngiye ngo ndishutiye nguriya nguvuga ngo n'umuntu ngo urye hara muri resitora ngo zikomeze ihenze ngo ntiyishyure. Ngo ubu ngubu ngo icyo uza kugira ubuvugizi ngo ari kuzagira inzu mu mujyi wa Kigali ngo ni imodoka. Ngaba abantu bamamagaye numva bari kunca intege, abandi niba abandi bashobora kuba baza bakambwira ati tuzaguhuza n'umuntu ukomeye wenda bari kunshinyagurira, ntashobora kugira gute kuba namwigezaho. Ndiwo mubabaro njya ngira, naho ubundi nta kindi kibazo mfite. Ni byiza cyane kandi impano yawe uzayikomeze ndetse na gahunda zawe turabizi ko bizagenda neza. Rega burya na cyane ko usenga wamaze kubitubwira, nicyo cya mbere, bizagenda neza. Turi gusoza rero ikiganiro, wambwiye ko ufite imyaka 24. Hari akabazo k'amatsiko nahise ngira Valentine. Niko ufite fiance? Umve abasore biri iwacu nyine baba bahari, ariko nigeze kubabwira iyo uri umwana wo mu cyaro nta terambere ufite, utaranize ngo urangize segonderi kugira ngo ubone fiance ukubwiza ukuri aba ari ikibazo. Abahungu bo barazaga nyine bakagira bashyiraho, bakagira bifuza kungurira ku gafanta nyine ngo bagume banjijishe, ariko nta rukundo bagize gute bamfitiye. Ubwo rero usanga umusore umuntu yifuza ataboneka kubera iki? Kubera nta gashinga ufite. Umusore w'umuntu aba yifuza bahari, ariko kuba nta gashinga umuntu afite, kuba nta terambere umuntu afite, wa musore ugasanga n'ubundi kumenyana nawe ubishyira kure, kuko uravuga ati nimenyana nawe azambwira ati tubane. Ese ni tubana agatenge keza nzagakurahe? Nse ninkora ubukwe nzambara ikanzu nziza nk'iy'abandi bana nyikuye? Ese iwacu ko turi abakene azazi iwacu aje kubaza azicaraye? Ese iwacu ko ubu ngubu nta muntu ufite? Umva barahari ariko nawe mfite benshi. Nawe mvuga navuga ngo nahisemo ngo uyu nguyu ngo n'umugabo wanjye ngo ni inshuti yanjye. Kuba bahari nyine gusa baba bahari, ariko burya niba hari ibintu njya nkunda kuvuga kandi ndaguma mbisubiriremo abakobwa b'iki gihugu cy'u Rwanda. Niba wanyara abakene ukaba nta mushinga ufite, kugira ngo ubone umugabo ubone urugo keretse Yesu wenyine uzahahagarara. Kugira ngo ubone ijambo uzi kwivanga mutungo na leta iryemera, kugira ngo ubone umugabo usibye Imana yonyine izahagarara. Riri iwacu umusore aza kukujyana zingo ufite ikimasa hariya, akaza kukujyana uzingo afite iriya mashini, akaza kukujyana zingo ufite iterambere iri niri. Kandi ntago ari iwacu honyine, n'ahandi hose niko bigize gute, niko bimeze. Rero Valentine kurirwa mvuga ngo ndakunda umuhungu, bije yanjye nihaye mu mutwe niyo kwipagasiriza. Kurirwa mvuga ngo ndirirwa ngo nkunda umuhungu ngo nirirwe ngo mpangayitse ngo sheri wanjye, abina barahari. Iyo nkeneye umara barakangira inama ndabafite, bajya bantelefona bakambwira ati turagukunda, ati rwose turakugira inama, niba ubabaye ruhuka, bimeze gutya habimeze gutya habimeze gutya, humura komera. Icyo nicyo mbashaka kungira inama cyangwa se ukampumuriza. Naho byo kuvuga ngiye ngo ndagukunda ngo ngiye nkubona ngo nirirwe nahasaze ukunda mwikise nini. Bivuze ko Valentine ubu ngubu rwose ntabwo arabona amahitamo neza, aracyashakisha. Yego Valentine, reka tugushimire ku kiganiro kirekire tugiranye uyu munsi. Twizera ko n'ubutaha buriya niba ngombwa tuzahagaruka kugira ngo twongere tuganire. Ariko hari n'ikintu wenda wabwira abakunzi ba Hot 250 cyangwa se indi mpano wabagezaho dusoza? Oya ndabakunda cyane n'ukuri, kandi pe ndabashimye, ndabakunda. Nakunze ukuntu wimereye neza, nakunze ukuntu witurije, nakunze ukuntu uteye. Ari abanyarwanda bose muri rusange bazumva iki kiganiro, n'ukuri ndabagushimiye pe. Murakoze cyane. Reka nanjye mbasabe bakore kuri subscribe kugira ngo uyu muryango mugari wa Hot 250 TV wiyongere. Hanyuma rero dushimira cyane Vava Juru, ubu niko kazina gashya niko yambwiye. Ibihe byiza. Bye bye.